Ni inkuru y'agahinda kwiyumvisha yuko couple twakunze ya Mpinganzima na Rodrigue cyangwa se n'umugabo we, biri kuvugwa ko ntabwo ari inkuru z'aba YouTube, nta nubwo ari ibintu by'ibikabyankuru, ntabwo ari za prank, nyine uko turi kubitekereza yuko donc ku bantu babakunda turumva atari byo, ariko ibi bintu nibyo aba bantu ntabwo bakibana. Mujye kuri social media z'umuntu z'uriya mugabo w'uriya mukobwa cyangwa se uriya mudamu, amafoto yose ntakiriho. Uko mubizi bariya abantu barapostinga pe, ariko mugende mujyeho murasanga uriya mugabo nta kintu na kimwe afite cya famiye yiwe kandi murabizi pe. Ibintu bijyanye na Instagram n'izindi mbuga ziwe rwose arabyumva cyane. Nongere nibutse abantu yuko abantu bihutira gutuka umuntu, ntabwo inkuru zose dukora ziba zitunejeje natwe ubwacu. Tuvugishije ukuri, wakishimira yuko umuntu yasenye? Wakishimira yuko umuntu, erega biriya ni ibyago, ni ibyago famiye ubwayo ibigize, ni ibyago ku muryango nyarwanda, by'umwihariko kuri ba nyir'ubwite. Ni ikigeragezo, ni inkuru iba iteye agahinda kandi iba yuzuyemo akababaro. Rero ubwo abantu bihutira gutuka umuntu uba wakoze inkuru, iyi nkuru ariyo, ntabwo kuba tuyivuga ntibiba bivuze ko bitunejeje, siba bivuze ko bitubabaje, biterwa n'uko iteye, ariko ntabwo nkanjye ku giti cyanjye sinshobora gutinyuka kwishimira ngo Mpinga yasenye. Njyewe abajo narabafannye n'uyu munsi ndacyabafana kandi mbifuriza ibyiza. Ibyo babavuzeho byose aho biba bikagera, mbifuriza ibyiza rwose. Ikintu cyaba cyiza kurutaho ni uko twakumva inkuru nziza kuri iriya couple, ariko kuba hari icyabaye hagati yabo cyabaye, kuba bwo bashwanye cyangwa se uyu munsi batakiri kumwe, Mpinga asigaye yibanira nande na Ngwino. Murabizi ko Ngwino yagize ate, ari wasohotse mu rugo mbere. Ntabwo ari inkuru ibinejeje, ariko bigomba kugira gute, biravugwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese yakibaza ngo kubera iki iyo umuntu aje kuri social media we wenyine, ibintu bye nta kibazo akenshi bijya bigira ku bantu bakora kuri za social media, ariko umuntu araje nka couple, azanye famiye ye, ibyabaye byose bashyizeho views, buriya ntabwo ari ikintu, ibintu byose ugashyiraho. Ntabwo tuzi impamvu bibanguka kugira ngo ibintu byabo bihite bigaruka kandi biri mu buryo buri negative. Ntawuzi impamvu. Ku bantu twarebye iriya couple twarayinezerewe, turayishimira ku buryo umuntu wese w'umujene yaravugaga ati iyi couple ni nziza, nanjye mfite couple nk'iyi nanezerwa. Ntihagire umuntu ubihakana, turetse abanyeshyari, ariko abandi bantu batagira ishyari, aba bantu twarabanezerewe nta kubeshya. Njye n'uyu munsi ndabanezererwa, nubwo mba nakoze inkuru, mba numva isaha n'isaha ngomba kumva inkuru nziza. Ariko umuntu wese yakibaza ngo kubera iki iyo couple ije kuri social media bibanguka kugira ngo abantu basenye, biterwa n'iki? Wagira ngo inbox hari umuntu ugenda agaca ku ruhande akabwira umugabo wa runaka ibi n'ibi, umugore akamubwira ibi n'ibi, ntabwo tuzi ukuntu bigenda. Buriya binatubere n'isomo, bitubere isomo. Umuntu ntazajya avuga ngo aje kuri social media ajye yirinda kuzana umuryango we. Majority abantu bazaho nka famiye gutya birihuta cyane, ntabwo tuzi impamvu, ariko Imana yo mu ijuru yorohereza Mpinganzima, Imana yo mu ijuru imworohereze. Jye niwe ndeba nk'igitsina gore, ntabwo ndeba ku mugabo cyane, ariko ku mpande zombi hari nyiri kubitera, ariko bitewe n'ibiri kuvugwa hanze aha ngaha, njye nabwira Mpinganzima ngo nakomere kandi ashikame ku Mana, asenge cyane. Ibyo twebwe ijambo gihe ntamubwira, ijambo atabwirwa n'umubyeyi we, Imana yo yamuha ihumure. Ikintu umubyeyi we atamuha, jyewe ntamuha, umufana cyangwa umuvandimwe we, Imana yakimuha, yahindura ibihe akongera kugira urugo rwe rufite ibyishimo n'umunezero. Rero abantu mwihutira gutukana tubarabure rwose,
ntabwo tuvuga ibintu gutyo gusa, umuntu utarazanye famiye yiwe aha ngaha tuzamuvuga se tumukuye? Hari n'igihe rero umuntu ashobora kuza akavuga ngo afite umugore kandi nta n'uwo agira, hari n'umuntu ushobora kuza akavuga ngo afite umugabo kandi nta n'uwo agira. Ibyo tuzabibwirwa n'iki se? Nta bantu se bahora mu bihuha, ariko abantu bakabura aho bahera bakora inkuru, kuko tutabizi neza ko uwo muntu ko nta famiye yiwe yigeze azana. Ariko bibera isomo abandi bantu kuzana famiye yawe hano ku izi mbuga, ni agahinda n'umubabaro, amashyari abaho, uburozi bubaho, utemera yuko uburozi bubaho sinzi ukuntu ateye, utemera ko ishyari ribaho sinzi ukuntu ateye. Mwa bantu mwe, iriya couple yaratunejeje, yanejeje imitima yacu. Abantu bose babakurikiranaga bumvaga, umuntu wese yaravugaga ati mfite couple nk'iriya nanezerwa, mfite couple nk'iriya nagira ibyishimo. Ariko ibintu byo gufata Sabe na Chita bakamuzana muri ibi bintu, ntekereza ko ntaho bihuriye. Icyo bashobora kubafasha ni ukubasigasira, ntibabakoreho inkuru, ntibabakoreho ibiganiro, ariko kubazana mu myandiko ngo babifitemo uruhare, mushyire hasi abantu, buri muntu iyo yagezweho aba yagezweho, ibintu biba biri hagati yanyu mwembi nk'uko mwabanye. Gushyira abandi bantu mu myandiko nta kintu biba biri buze kubafasha, cyane yuko uko mwahuye ni mwebwe, no gutandukana ni mwebwe. Ariko twebwe abantu turi kugenda tugafata abantu tugashyiramo, nta mpamvu yo gufata ikibazo cy'umuntu ngo tugisesekemo abandi bantu. Uko Chita na Sabe bahuye na bariya, bwari uburyo bwo kubafasha, nubwo haba hari ibyabaye hagati yabo. Ni bakuru, bazi ubwenge, nta n'umwe ushobora kuba yarakoze icyo atateguye. Ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo runaka ngo agize ate, ngo niwe uri inyuma y'ibi bintu. Icyo bagombaga gutanga cyari sapoti, barayitanze. Ariko ikintu kigomba kubaho cyo tugomba kwibwira, niba ukunda impanga, niba uzifuriza ibyiza, uzisengere. Niba uzifuriza iby'umugisha, uzisengere. Ibyabo bikomeze kuba byiza kugira ngo bibe bibi. Nicyo kintu umuntu yavuga. Nta kindi usibye isengesho, sibyo? Ariko abantu bari kwihutira gutuka abantu, ntabwo mubakunda mwenyine, natwe turabakunda. Ntabwo tubanga, tubifuriza ibyiza kuko baduhaye umunezero pe, baduhaye isho, baje muri iyi myaka nk'itatu bamaze, baje bakenewe pe, baje bakenewe kandi ntibaduteye irungu, ntibatubabaje, banejeje imitima yacu. Nta bibi rero tubifuriza, mubyibuke neza, mubimenye neza, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza umunsi ku munsi. Bibaye byiza rero izi nkuru zahagarara, cyangwa se tukumva ngo basubiye mu miryango yabo, ni umugisha kuruta uko twebwe tubitekereza. Nibo bashobora kubyenjoyinga kuruta twebwe. Imana ibafashe rero, ibafate amaboko, ibafate ibiganza, ibiteho, ibasubire